Hello my friends, hello my family, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Ndabasuhuje mwebwe mwese mudukurikirana gatanu kuri gatanu, mbahaye ikaze kuri channel yacu. Ndagushimiye wowe wakoze subscribe, nawe utarayikora nkwibutsa kuyikora, kandi numara kuyikora kandi no kunzogera kugira ngo igihe cyose dushyize video nshyashya uhite ubona notification ihamo video uyire mu bambere. Ndabashimiye mwese, mwebwe mwese mubana nanjye, mwebwe mukora like, share, mwebwe mwese mutera comment, nukuri ndazibona, ndabashimiye cyane. Imana ibaho umugisha. Ntago mwakumva ukuntu mwa muri kunshyigikira, mwa muri kuntera inkunga, nukuri ndabashimiye cyane. Uyu munsi rero mbaze ni video nziza, hari video mwakunze mwese, mwikunda muri benshi, ama comment yanyu ndayabona, nukuri mwa muri kuntera courage, mwa muri kunyongiramo imbaraga, rwose ndabashimiye cyane. Ni video mwakunze muri benshi pe, video yavugaga ukuntu ikiganza cyawe cyasobanura imico yawe cyangwa se imiterere yawe, aho twareberaga intoki uko zigiye zitandukanye ndetse n'ubusobanuro. Uyu munsi rero mbaza indi video nziza, ndabizi yuko muri wikunde muri benshi. Ni video tugiye kurebera hamwe noneho amano yawe uko ateye bishobora guhura n'imico yawe ufite. Nzi neza ko iyi video muri buyikunde muri benshi, ntimuntenguhe rero, ntimunge kure, mubane nanjye muri iyi video. Birahura neza neza, nubigenzura wicare kandi ubisuzume, urebe amano yawe, urebe uko ntateye. Tugiye kurebera hamwe rero imyitwarire yawe bitewe n'ubwoko bw'amano ufite. Nshuti yanjye, ufite amano ameze gute? Tugiye kurebera hamwe ubwoko butanu bw'amano. Ndatekereza nta gushidikanya yuko muri ubu bwoko harimo ubwawe. Buri muntu wese aba afite uko ateye, gusa nanone ntihabura uwo bahuje cyangwa se bateye kimwe. Bityo nk'uko ubushakashatsi bwakoze bwerekanye bumwe mu bwoko bw'amano n'imyitwarire abafite ubwo bwoko bahuriyeho, cyangwa se imyitwarire bagira abafite ubwo bwoko bw'amano. Tugiye rero kugaruka ku bwoko bune, aribwo Egyptian foot, Greek foot, Roman ndetse na square foot. Ntunge kure rero kugira ngo wiyumvire buno bwoko, hanyuma ubisanishe n'imico yawe ya buri munsi. Tugiye kurebera hamwe ubwoko bwa mbere, aribwo bwitwa Greek foot. Niba ino ryawe rya kabiri riruta ino rya mbere, rinini, rigereranwa nk'igikumwe ku kuboko, ufite ubwoko bw'ikirenge cy'Abagiriki. Ku muntu wese ufite ubu bwoko bw'ikirenge, ni umuntu uba umuhanga, ndetse akaba ari wa muntu ukunda guhanga udushya, ufata inshingano, kandi umurimo yerekejeho amaboko awukorana umwete ndetse n'imbaraga nyinshi yiturije. Aba ni abantu bafite ikirenge cyo mu bwoko cyangwa se ikirenge cy'Abagiriki. Ni wa muntu wumva abantu, akagira impuhwe cyane ndetse n'umuhate ku kintu agiye gukora. Ubwoko bwa kabiri bw'ikirenge ni Roman foot. Niba amano yawe atatu ya mbere ari maremare gusumba abiri ya nyuma, ufite ubwoko bw'ikirenge cy'Abaromani. Niba ugira ubu bwoko, uri umuntu ubana n'abantu cyane, uri umuntu wifitemo impano yo kuyobora, wabera umuyobozi mwiza abo muri kumwe, uzi gushaka inshuti, kandi ntabwo ukunze kwigana abantu, ahubwo nibo bigana ibyo ukora. Aba ni abantu bafite ubwoko bw'ikirenge cy'Abaromani. Gatatu, turahasanga abantu bafite ubwoko bw'ikirenge cyitwa Egyptian foot. Niba ufite ikirenge aho amano yawe agendera ku murongo uva hejuru ugana hasi, uba ufite ubwoko bw'ikirenge cy'aba Egyptian. Ku muntu wese ufite ubu bwoko bw'ikirenge, ni umuntu ufunga umutwe cyane, agakunda ko ibitekerezo bye ari byo biganza mu bandi,
afata umwanzuro ukakaye ariko akaba umwizerwa mu rukundo. Umuntu wese uteye gutya akunze kuba afite umuhate wo gutera imbere no kubona akazi kagenda neza. Aba ni abantu bafite ubwoko bw'ikirenge cy'Abayegiputiyani. Ubwoko bwa kane ari nabwo bwa nyuma tugiye gusorezaho ni abantu bafite ikirenge amano yitwa square foot. Niba amano yawe yose uko ari 5 areshya nta na rimwe risumba ayandi, ufite ubwoko bw'ikirenge cya square. Umuntu ugira ikirenge kimeze gutya ni umuntu w'umwizerwa cyane, umuntu ufata umwanzuro aho bikomeye, ni umunyakuri kandi akunda gukora ibintu byose binyuze mu mucyo. Uyu ni umuntu ufite ikirenge amano yiwe yose uko ari 5 areshya. Nshuti zanjye, ngira ngo mwabyumvise ubu bwoko ko ari bune bw'amano. Ese wowe usanze ufite ubuhe bwoko? Ubwoko bwa mbere twasanze yuko ari abantu bafite ikirenge cy'Abayegiputiyani. Nizere ko rero wasuzumye ikirenge cyawe ukareba ukuntu kimeze. Ubwoko bwa kabiri twasanze ari abantu bafite ikirenge cy'Abagiriki kimeze nk'icy'Abagiriki. Ubwa gatatu twasanze abantu bafite ikirenge kimeze nk'icy'Abaromani. Nizere yuko ukomeze gusuzuma ndetse uri kumva unareba ikirenge cyawe ukuntu kimeze. Muze kutwandikira muri comment nusanga ikirenge cyawe gihura n'imico yawe. Mwakoze kubana nanjye rero, ndabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Nuko iyi video isangiza abandi kugira ngo nabo basobanukirwe. Ntibibagirwe gukora subscribe, ukore like, share and comment.